oya humura ubu se ibintu mukabiha agaciro oya agaciro kwihorera akandagiye ku muriro cyane akandagiye umuriro nk'ayagafashe fi aragenda agasakura kino gikuta uzi imodoka imbaraga igira sinzi ko reba akamodoka nk'aka gasenye reba noneho hari indi ubwo burakoze kuri fere akubita umuriro impamvu kuyikata bwa mbere yayikase nk'umuntu umeze neza pe kandi ari njye bari bafashe bari bagongeye hariya aho meze gutya bari bagonze njye bari bagonze nese wari kumuyobora n'amaso yanjye sinari ngere nyine twari bane hano ubwo rero umuntu ngo yari yanyweye ntanakubeshya pe nabona gatari n'umuntu wanyweye ko arayikase itangira gukobora hasi turi kuyumva bavuga turi kwica imodoka garuka inyuma ngo haye ikaze hose udahwema kudukurikirana kuri Special TV Show nk'ibisanzwe n'ubundi ni wa mwanya tubagezaho inkuru cyangwa se ibyire bicaracara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibyire bigenda cyangwa se amakuru yiriwe avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga. So uyu munsi tugarutse n'inkuru itari nziza, ni inkuru yabereye mu kagari ka Kagugu Murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Kadobogo ahazwi nko hafi yo kwa Mansera, abahazi ngira ngo murahazi. Ni inkuru y'umumama warutwaye imodoka iri mu bwoko bwa Toyota gusa zino z'amashevurori. So muraza kugenda muyibona ku mafoto hano, ngira ngo ni imodoka murabona ko nyuma yaje gukora accident, gusa imodoka yo urebye ukuntu imeze yabaye uburere. So ko yaravuye wenda ahantu mu kirori, ahantu yaravuye muri blood shower y'umukobwa ngo ugiye uri hafi gukora ubukwe, amanutse ngo asenya inzu y'umuturage wari wibereye mu rugo ameze neza n'abana n'umuryango, arayigonga. Reka nzembereke bimwe mu mashusho cyangwa se mbumvishe bimwe mu byo mu majwi y'abaturage. ubwo burakoze kuri fere akubita umuriro impamvu kuyikata bwa mbere yayikase nk'umuntu umeze neza pe kandi ari njye bari bafashe bari bagongeye hariya aho meze gutya bari bagonze njye bari bagonze nese wari kumuyobora n'amaso yanjye sinari ngere nyine twari bane hano ubwo rero umuntu ngo yari yanyweye ntanakubeshya pe nabona gatari n'umuntu wanyweye ko arayikase itangira gukobora hasi turi kuyumva bavuga turi kwica imodoka garuka inyuma oya humura ubu se umuntu urabona naburira hehe, dore nari ntuye hano uko nimutse. Reka dushaka umuyobozi w'umudugudu tumuvugishe akubwire ko abo bantu atabazi, hanyuma ejo noneho wowe nituba tutakubakiye aho ngwa mudugudu uzi kujya kubaka uziko nawe tuba turi guhangana nawe kubaka asenya yongera asenyura none nubaka turakubakira ariko aya masaha ntago byakwemera. Gusa aya masaha twakubaka ahubwo ikiriho ni nakumvikana ibintu mukabiha agaciro oya agaciro kwihorera. Icyo uyu mubyeyi akeneye ntuye ku Gisozi, nari ntuye hano Kabuhunde ya mbere ndahimuka. Umuntu bitaga Mutsinzi uramuzi ni yewe ubu ngubu numva ndi bubure, ndi umudamu ntabwo turi bubure, dore nari nshaka kwa Kirere n'umukobwa wacu nzikunda gushingira ntabwo twabikora, turazana umufundi akubakira. Ibi ngibi ntaho bihuriye n'ukuntu iriya modoka yangiritse, ahubwo reba niba wabasha kuyisohora ndumva nashize. Ariko umva nkubwire, reba hano nkubwire oya shaka intuzi dukora inyandiko, ushaka n'intuzi ushaka n'umuyobozi oya share ibyo ngibyo n'uwo mwanzuro. Umva nkubwire ubu kuba utumenye ntabwo biguhaye garanti mama, kuba utumenye nta kintu bikubwiye. Reka ndabyumva ubu se urumva ndi buhakane ko nagonze. Ngaho zana akantu reka umwana we akata imodoka, zana agapapuro njye ntabwo mfite. imodoka igenda uzabuhombye nawe. Wowe rata ntabwo ubuhombye, imodoka siramuhombye ihombye iki? bihoreye cyane. Umva mama humura, ubwo se niwatumenye umugabo nawe wowe inzira irahari, ikibazo ni abantu.